uko tugeza aho ngaho turatangiye ma ewe ma hey mama we ewe umuntu arituma ma mama wese bayijanye ewe wa mugabo wari ufite ya mideni yaje arayiterura atarayijana wese yose n'ibyari birimo yabijanye nta nakobo yasizemo ariko Yesu wanje rose ubu umuntu aranyaye akeneye mbere na mbere wifuza kuri mama wawe mama keneye umuntu umwitaho kajara mumenyera imyambaro ibyo kurya ibintu bijanye n'inzu n'inzu gute rero tubwire ibyo byose bituganirizeho biganireho bakamugurira n'inzu nyine yo kuja arabamo nziza nibyo ugomba kuja uramanuka wageraho kuzamuka ukamera nk'ukisinenye kanje ibintu bijanye n'ibyo ngibyo ubwo ni base tenoro we data we kandi ari uririmba tenoro hajya bayiririmbaga gute we ni handi banyegeraga Yesu mwami niyo Yes, reka nongere nguhereze ikaze ukunda kucyana ibiganiro bya Umurava News 5 Imana igikomeza duhana umuje kaye tusangiye unity bless nanone tibo swege baddest body boy bombo class tia kubaba the top ambassador sound the mash on the mic is well is your blessings over blessing the top asla Mr. Mwana mwite kushaka the baddest abanyarwanda uko amwita kose Imana igikomeza duhana umuje kaye tusangiye gushimira wakoze subscribe hano ku Umurava ndagushimira ukunda gukurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi uciye kuri website yacu wandika wa3akadomo umurava.com undi tukabasha ukajibasha gukurikirana inkuru zacu neza cyane ni YouTube channel yacu rero niho uzajibasha gukurikirana inkuru zaba zigusetsa vango news ziri trend zose ugomba kujya uzikurikirana hangaha ngize intro yanjye nkora ariko hangaha imbere kuri kamera muri kwabona umwana ngo amaze kumenya wari we witwa Niba ntaho bibaga byiza ushize na indi hangaha ndi kumwe Yaka mwana natwe umugabo bita Kiruso ndamubaze se mwuka byaramwe yitwa papa Rudeyi papa cyangwa ninde noneho ndagira ngo tugaruke gato cyane sibyo ku bintu byabaye uyu munsi twakwisangiye umusanzu ugize amahirwe ntago nazane ntago nigeze ngarukana na ntuzana Yaka mwana wagukubise iki mu kiganiro sibyo gira ubutumwa umuha ubutumwa mukire bushire ubu mwongeye kubonana yawe kubuturushye mu butumwa musire ubutumwa ubutumwa nzabushira ku iposita we ko muri ugiye kunembaga zakirikarira ko muri ugiye kunembaga zakirikarira neza turabisokoza tubibirandura tubijyana proposita ni jana ku butumwa no ugisoma bibiliya bibiliya ndayisomaga igira imirongo igira intuze ingahe imirongo ingahe imirongo za bibiliya tubari nk'ahantu wasomye turangira ahantu wasomye ku buryo buri muntu ashaka kwenda akahashaka akahasoma nta murimba muri korari aba ari umukristo nyine abasenga birumvikana ngaho turangira umurongo wo muri bibiliya handi ngo data we handi ngo bo ajya itangiriro umurongo wa mbere igice cya mbere handitse ngo iki handitse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi amen cyane n'ibyo gusa bihanditse hanyuma maze kurema ijuru n'isi hanyuma nyine iremye ijuru n'isi manza yararemye igira
ntaho ndi kwibuka. Byibuka nyuma yo kurema ijuru n'isi ntabwo byibuka, bivuze ngo ntabwo uzi ibyo, ntabwo uzi mana y'isi rema ijuru n'isi nuko ikurikizaho ibiguruka. Muri class wicara kuri ya kangahe? Hari ibibazo ndi kwinagabura kugira ngo ya kabiri. Ku ntebe ya kabiri? Iyo washyizeho nk'umwanya wo gusetsa abantu, sibyo? Ni nk'izihe nkuru zisekeje ukunda gukubita abanyeshuri bagaseka? Nta uwo mwanya tukugira, umwanya si ko guseka, tuba twagiye kwanika amenyo. Turagendaga tukiga biology, chimie, ibintu bijyanye na za history, n'ibyo twigiraga gusa. None hari umusaza bita maze Kanyombe, ejo bundi mwemere kumwe muri mu kiganiro kwa Manimba, umwe muri mwana naganira, siko bimeze? Kanyombe uramuzi? Ndamuzi. Uraje twibakire ugiye ngaho utubeshye. Ndamumenyaga. Byagenze neza. Yakubwiye ngo iki? Yakubwiye ngo iki? None nawe yakababwiye ubutumwa mushyire, naho mbwira ubutumwa mushyire. Kanyombya yarambwiye ngo kupurura amabya, kupura amabya, ngo ni koperative, koperative kuporora byangabo byahe. Niko yakubwiye? Hano wo musobanurira ngo iki? Kuko ari igihe umubwira we nk'umuntu wiga mu mbere segonderi se, ukumva harimo akantu nyine kadasobanitsemo ukuntu wowe ukahita ugira gute? Ngo ni ibirayi, niko yavuze, ngo ni koperative do birayi. Niko yakubwiye? Ni koperative do birayi? Ese warabyemeye? Ndabizi. Nta ibyo mbishakamo. We warabyemeye? Warabyemeye? Ndabizi. Urabizi ubyemera? Sinzi. Umusobanurira ngo iki rero wowe rero? Amusobanuriye ngo iki? Ntaho mbibagamo. Ntabwo urabibagamo? Niko wamusobanuriye? Kimuka byara. Urumva ibintu byawe biri kugenda by'ibirandura umugani wabyo. Biricurikaga bikibirandura. Bigenda byicurika by'ibirandura. None ko hari umuntu wigeze kumpa ubutumwa ejo bundi ubwo yabonaga ikiganiro cyawe nashyiraga hanze, ambwira ko ngo yifuza, yanyatse nimero zawe, sibyo? Ambwira ko nimero yawe, arambwira ati rero, ndamubwira ati uyu mwana rero nta telefone afite, sibyo? Ndamubwira ati ngo nta telefone, arambwira ati ngo nta telefone afite, ariko njye ndifuza noneho kumugurira iki telefone. Niko yahise ambwira. Uri kumva? Ngo nayingurire. Tega amatwi nyine muse kurumva isi ushyuha. Ngaho nagateze amatwi. Kurumva isi ushyuha utarabanza kumva ngo amatwi nagategera itiko. Gari kugenda. Kari kugenda kajya he? Gese uvuze ngo ngategere, ngo tegera amatwi. Ndagategeye. Kageze mu gatsata. Gari kuza. Mu gatsata urahazi? Mu gatsata. Uvuze mu gatsata ukahita ntera ubwoba. Mu gatsata. Garaje kageze Musanze. Nibwira Musanze byibuze. Musanze ndabe. Mu gatsata. Mugasabu naho. Icoconico. Kiranditswe mu bitabo. Uwo muntu ndanje mubwira ko nta telefone ufite. Yanyatse nimero zawe, sibyo? Arangije ndamubwira ati se uyu mwana nindamuka mugura telefone azabasha kuyikoresha? Igota. Kuri kuzima uzi gukoresha telefone? Ishuri murabyiga? Turabyigaga na bonki yuta. Ko muri kureba abantu kikaga so bwa bro ni abanyakigali. Turabyigaga na bonki yuta yose turayigaga. Na bonki yuta turayigaga. Kubona uranga utangiye kugira ubwoba. Ntacu. Icyongereza? Icyongereza muza kuvuga. None ubwire none wari igihe. I'm good to fight it. No, turepe tukatumbi. Tukara ku musozo kiganiro cyacu. I'm don't stupid. I'm speaking English. Ibyo sinaho birihagije ra. Congereza turagamba. Muragamba. Ni. Ndikwibaza gato ejo bundi tugarutse gato ku kiganiro mwagirana na Yaka yarakubwiye ngo uri gukora ibintu bya social media cyangwa uri gukora ibintu by'ikora rya uri gukora ibintu unyibutse gato ku kintu cya telefone tukiganireho sibyo utakinyibutsa nyine waba wihombiye kandi umuntu yatumwa gutuma kumugeza cyangwa twari bwo tuvuga
ikintu cya telefone tugenda tukiviremo tumanza dukora ibyatuzanye telefone yego rata ibya telefone turabiza mu nyuma none ujya nambwiye ati urakora ibintu by'into byo gukina amafilimi n'iki siko bimeze ati ibi bintu uri kumva wowe ubwawe mu kiganiro yambwiye ati mu kiganiro muzongera kugera uzamumbarize ngo intego afite ni iyi urifuza kugera ku biki kuko nenda nishimiye ko watangiye kuvuga ngo hari amafilimi ngo watangiye kwandika cyangwa se amafilimi watangiye kwinjiramo watangiye kugikina sibyo intego ufite ni iyihe urifuza ko bya filimi bikugeza ku ki urifuza kugira ukavuga ati ngiye ndifuza kuzubakamo inzu kuzaguramo iki ni iyihe ntego ufite tubwire intego ufite gutera imbere umuntu akaja arita kuri mama bashaka kujya wita kuri mama mama wawe ni iki ubona ko mama wakeneye mbere na mbere wifuza kuri mama wawe mama keneye umuntu umwitaho kaja aramumenyera imyambaro ibyo kurya ibintu bijanye n'inzu n'inzu gute rero tubwire ibyo byose bituganirizeho tubiganireho nkamugurira n'inzu nyine yo kuja arabamo nziza nagize amahirwe yo kubasha no kugera mu rugo iwanyu kubasha kugera mu rugo nabasha kuba nakagera ariko se ko nabasha kuba nakagera ngaho no tubwire ni iki ubona mukeneye mu rugo mbere na mbere amashanyarazi yes ndagira ngo narabwire ko wenda abantu twavuye cyangwa abantu twatembereye ni naho bita mu byangabo mu by'ukuri inzu nyinshi zihari nta mashanyarazi ahari nicyo kibazo wenda kinahari kiri no ku rwego rwo hejuru cyane byari kuba ngombwa ko twari kubona abayobozi baho tukabasha kuba twavugana nabo ariko ntibyadukundiye kubwuko nimero nabashe gufata z'umuyobozi waho nabashe kumuhamagara ura n'umurenge witwa ngwiki byangabo ibyo umurenge witwa Busoko umurenge wa Busoko sibyo nibwo nizo nimero bampaye rero mbasha kuvugana n'umuyobozi waho umurenge ariko nako sinashe kuvugana nawe namuhamagara ngo nimero yamagara inshuro 3 zose ndiyakama yafata ndaho bafatanaga urabizi nawe badafata amatelefone ramutelefonaga yazi mbese ugiraga ibintu byo gukora by'itangazamakuru nimero kimwe nakona kayizi kari umunyamakuru ahita avuga ati ntawo yagufata ko bwa mbere impamvu ngo iyo nimero yizi bwa mbere yize kuhazana no mu bujama bita Kiroso twaje tuje kubakorera inkuru ntiyamara guhamagara niwe muntu twavuganye kuko naje gukora inkuru y'ubuvugizi naje gukorera umuntu abona ko ari ngiye ushaka yahise agiye gutayisera kuko statistics ndazibona sibyo ushaka yayibonye akavuga ati umuntu ushaka ukuntu ugiye kugenda nifuzaga rero kuko nakora ubuvugizi mama wawe biragenda gutera iki kintu tuzagikorera ubu muzabikore neza nyine woroye n'intama urugo iwawe mu rugo zira ntama nizawe nizande niza mama ntajya wirimo niza mama nyine ngo bashe ngo yarapfuye ngo barayiroze irapfa byagenze gute se kuki bataroze bakaroga intama nyine barayiroze igwara ikintu barayiroze igwara ikintu umujosi agende mwirugo nuko kiratumba kiraturikita ipfa cyaraturitse ipfa mwasanze ari igiki kimara guturitse mwasanze ari iki ntaho tubimenyaga twasanze harimo irudeye ugwenda rwa rundi rw'umufuka wumva idakubagana itarapfuye kuryagagura ibyo ibonye ikarya igashiduka oya yamanjiriwe yose ntahari nje ushaka kubwahira nari nahiye ubwo barazana basukaho bashiramo ndabizi oya tubwiza ukuri we kwicuje wo kubyumva n'abaturanyi ntaho mbizi abaturanyi siko nta kibazo cyabo simbizi umuntu wabikoze ntabwo uzi umuntu wabikoze utekereza ko ari nde ntawe nzi gusenga kandi bavuga ngo abanyamasengesho murerekwa kutaritswe ibyo bintu mubonye ubwo kwerekwa kuberekaga ibyo abandi si berekaga ibyabo barerekwa na gata hanyuma ukubeshya ngo wareretswe ngo kuko kuvugana uvuga ngo usigaye usenga cyane n'ibibaze ese urimbiri hejuru hari ututenuru ari iki arutonuru biribiryo twumve ko ririmba twumve arutonuru ngo organize umuntu urimba base mworganize mworganize organize nk'umuntu urimba base
kagene kanje nibyo ugomba kuja uramanuka wageraho kuzamuka ukamera nk'umpyisi n'inyenyeri kagene kanje ibintu bijanye n'ibyo ngibyo ubwo ni baze tenoro we data we kandi ariyo uririmba tenoro hajya bayiririmbaga gute we nihandi banyegeraga Yesu mwami niyo nayo ndayimenyaga da gerageza nyine tu gerageze wowo nabonye inyenyeri ziri kumurikira soprano rero soprano ajya bayiririmbaga gute we nkopeza ndi kandi uririmba baririmbaga ngo iyo mbimenya iyo ni soprano aruto kuko hari aruto hari tenoro hari baze hari na soprano ibintu by'imiziki ndabizi muziki ndawuzi buriya byose nabimenya ra aruto rero ngo rimba turirimbire ijwi rya muri aruto dance ntacyo ubwo tubwire niba ari aruto buririmbye ubwo abantu nabo bazatubwira muri comment kabiri cyangwa atari biri kutubeshya aruto imana ni nziza nozi naho ndirimbye aruto ndirimbye baze ndirimbye tonyoro ndirimba na hajya yayindi neye soprano baze aruto ariko ntabwo uririmbyira tubeshya aruto na tenyoro none ndajya gufata mikoro neza yifatira mu nzozi zawe wumva wifuza kuzaba iki jewe umukinnyi wa filime sibyo reka nguhe iminota wenda nguhe ingahe ntaho mbizi gira agafilimi runaka we wumva ubwawe wakina wowe ubwawe kawe ugakina mu magambo nk'umuntu ushaka kukumva no kukagitinga gutya wicariye aho ngaho ubikore ku buryo umuntu avuga ati cyakoze umwana afite impano nushaka kuba yagufasha atavuga ati nimero wenda yifashe nzamufasha azaza no kumuhiga agafilimi ku musozo kiganiro cyane tuba turinjiye nuko tugeze aho ngaho turatangiye ewe mama we ewe umuntu arituma mama wese bayijanye ewe wa mugabo wari ufite ya mideni yaje arayiterura atarayijana wese yose n'ibyari birimo yabijanye nta nakobo yasizemo ariko Yesu wanje rose ubu umuntu aranyaye iyo ni filime wumva ushaka gukomezaho ibyo ni ibintu nigiriyemo filime zo baracandika nziza uzajya unakina unakujumure gutya mikoro nyine biri kugira tuzagira muzajya mugira hanyuma nimara kugira bigire imara kugira tugire nyine byigirire reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu yongera ngo muri kubona ko twatuma turaganira n'umwana mwita Icoconico ariko ntabwo ariyo mazina yo nyakuri bamugomba kwita nde Ineza Shema ikomeze kugirira neza kandi ikomeze guhereza umugisha kandi impano ikomeze itera imbere tuzishima tubona yuko byibuze hari urwego runaka umaze kugeraho cyangwa se ari urwego runaka umaze kugira gute kugeraho kandi ubona ko bishoboka ubona ko bishoboka iyo ubona tuva i Kigali tukavuga twinje gusura uyu mwana kuko gutya tusibigushimisha aho bwawe bwa mbere nza ntibyagushimishije sinshura ya kabiri nje ntibigushimishije nejo ubundi zamanuka usanga i Kigali noneho tuvuge ati none Kigali nayigeze mu gutembereza mu maferuje nko ati feruje zambukwa gutya amena essentiel wari bwagendemo essentiel so gurayize Rusanchoro si bya byuma bizamukaga guca we mu magorofani
amagorofa hajya ni amagorofa ni we. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yes, uyu nguyu ni Bless none nk'ibisanzwe, ariko ndagira mbabwire neza ko ari ahantu ushaka kuba wabona amakuru yizewe neza ni ku Umurava News. Aha ni YouTube channel yacu, kora subscribe niba utararikora, iryo jambo ry'umutuku cyangwa se umukara waba ukiriho nyaboneka rikande no makurikanda kandi ko inzogera kwawe mbashe kuyifungura neza kugira ngo byose bigene neza cyane 5 kuri 5. Umukameramani wacu amwita Chris, fata nimero ku kiganiro niba wifuza ko yajya gukamera ibintu bigiye bitandukanye aba amakwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, amwita Chris, nimwe mu bakameramani dufite beza cyane hano mu Rwanda. Ya mafoto cyangwa amavideo byose arabigufashamo kandi neza cyane 5 kuri 5. Uyu ngo ni Blessing ibisanzwe. Imana igikomeza ibihano mushaka tusangire ikinyamakuru cyacu cyitwa Umurava. Wanasoma inkuru zitandukanye wanditse usuye kuri website yacu aho wandika Umurava News, wa3 Umurava News .com. Ubundi ibintu byose bikaye neza cyane 5 kuri 5. Imana ikomeze ibihano mushaka tusangire. Astra Vista.